Imvura iteye ubwoba, imvura ibabaje, imvura iteye ikibazo. Reka twerekeze mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi ahazwi nko ku Ibimba munsi y'Abarutopeni, ubwo imvura yaguye ku kigero cya 48% ndetse inzu eshatu zigasenyuka zituye munsi y'Abarutopeni hano ku Ibimba hafi n'ibigega neza. Abantu muzi mu karere ka Nyamagabe ku Ibimba murahita mubyumva cyane, ubwo izi nzu zaguye ari eshatu zari ziri mu manegeka, zari zisigaye mu kabande zonyine, ubwo izindi zari cyangwa abandi baturage bari bahatuye bimutse bakajyanwa mu Gahinga, ubwo izi nzu zari zihari ariko ngo akarere kari kararangije gutanga amabati kugira ngo abantu batishoboye babashe kuva mu manegeka bave mu kabande babazamure mu Gahinga. N'ikibanza bari baragishije, bivuze ngo hari hasigaye gusakara. Imvura yateye itunguranye igwa ari nyinshi, izi nzu zitwagwa n'isuri, ubwo abayobozi b'inzego z'ibanze n'inzego zitandukanye bavuze yuko tayari iyi miryango ntago yari yishoboye, no kuvuga ngo bari batangiye kububakira kugira ngo bave mu manegeka, imvura itazabatwara cyangwa isuri itazabatwara. Bivuze ngo aba baturage bagiye kubakirwa vuba vuba kugira ngo bave mu manegeka. Reka tugaruke mu karere ka Nyagatare ahazwi nka Karangazi, inzu ebyiri z'ubucuruzi nazo zikaba zaguye, zikaba zasenye ibikorwa remezo, ndetse hakaba harimo n'inzu ebyiri z'abaturage zaguye. Bivuze ngo izi nzu z'ubucuruzi zaguye zangiza byinshi. Ni mu gihe wari upanzemo cyangwa umupangayi ntabwo yari ahari, yari yagiye mu rugo, aje asanga inzu yasenyutse, ubwo kumuhamagara bamubwira ngo ngwino ugire muri bimwe na bimwe urokora. Mu gihe yaje rero agasanga inzu yaguye, ibintu byangiritse, ariko uyu mugabo nta sirasi yari afite cyangwa nta bwishingizi yari afite, aribwo ikigo gishinzwe sirasi cyangwa ubwishingizi cyaboneragaho kwibutsa abacuruzi ndetse n'abashoferi, abamotari kugura asirasi kugira ngo ibiza cyangwa imvura nk'ingi nizajya kwangiriza ibintu uzajya ubasha gushumbushwa ibindi. Reka twikomereze rero Karangazi, ubwo nanone inzu ebyiri zituye hariya hejuru zari zubatswe mu buryo bwiza, sasakambutswe cyangwa amabati yazivuyeho. Bivuze ko rero ntabwo zari zifite ibikwa bikomeye, inzu yazivuye amabati yasakambutse ajya mu birere. Ni ukuvuga ngo izi nzu zasakambutse, bivuze ngo imvura icucuma ibiri mu nzu, matera n'ibindi, mu gihe umugore n'umugabo bari biryamiye bari gutera akabariro, bagiye kubona babona amabati abavuyeho. Nongera kwibutsa abantu batera akabariro mu mvura ntago biba ari byiza, buriya gutera akabariro mu mvura ntago biba ari sawa. Bivuze ko rero inkuba ishobora kuba yabakubita, kubera ko ibi bintu n'inkuba birazirana. Gira ngo nimba ari muntu bwa mbere mu byumvanye yuko inkuba no gutera akabariro bizirana, murabizi yuko hari inkuba iherutse gukubita n'ubundi mu karere ka Nyagatare, ubwo abantu bari biryamiye gusa umugabo ahita asiga ubuzima, umugore ntiyapfa. Bivuze ngo rero inkuba izirana na bino bintu. Ni mu gihe uzajya wumva imvura irimo imihindagano, gutera akabariro uzajye uhita byihorera, kubera yuko inkuba ishobora kugukubita. Nakari gaciyeho nagira ngo nako nkabamenyeshe mukamenye, ubwo mu karere rero ka Nyagatare ibiza byakoze amabara cyangwa imvura yakoze amabara. Bivuze ko rero uyu mucuruzi arasabwa gushumbusha, arasabwa, bivuze ngo uno mucuruzi arasaba ngo ubuyobozi bumushumbushe, bivuze ngo arimo arasaba ngo ibi bintu byangijwe n'imvura n'ibiza babimwishyure. Ego rata, nanjye ubwo nibyo niho nari ndimo nganisha. Ubuyobozi bwa Karangazi bwavuze yuko nimba yari afite ubwishingizi cyangwa asirasi, n'ubundi agomba kwishyurwa na asirasi. Reka noneho dukomeze mu karere ka Rwamagana, ubwo imvura yaguye ku kigero cya 88%. Iyi mvura nta muntu yigize ikomeretsa, nta n'inzu yigize isenyuka, gusa imvura yaraguye kuva mu gitondo kugera saa 8, ubwo abantu bakora akazi gasanzwe, akazi
k'ubuyede, k'ubukarani, k'ubunyonzi, k'ubumotari, k'ubukanishi. Abangaba bagaragaza imbogamizi bahuye nazo bitewe n'imvura yamaze iminsi ibiri, ubwo imvura yahereye saa moya igwa ikagera mu masaha ya nijoro ikigwa, ubwo bavuga yuko nta kintu bigize babona, ndetse bari banariye ngo amafaranga bari bakoreye barayamara, ubwo bishwe n'inzara abana ndetse na madamu. Nyongera kwibutsa kuzajya mukurikirana iteganyagihe, mujye mukurikirana iteganyagihe buriya risohora buri munsi yuko ikirere kiri bwifate cyangwa imvura iraza kugwa gute, ese imvura iraza kugwa. Mujye mukurikirana iteganyagihe. Kidasamura TV Rwanda agiye buri munsi kuzajya babwira iteganyagihe kugira ngo mumenye nimba imvura iri bugwe cyangwa imvura itari buze kugwa. Bivuze ngo rero reka mbanze nababwire iteganyagihe ryagaragaje yuko uno munsi mu masaha ya saa munani hari buze kugwa akavura gakeya kiganjemo inkuba ndetse n'imirabyo. Kavuga yuko ubwo ndaza kunyarukira mu turere twose mbabwire uburyo ki imvura iri buze kugwa. Rwamaganira ku kigero cya kangahe, Nyamagabe biraza kugwa ku kigero cya kangahe ku ijana. Ndaza kubibasobanurira. Reka ariko dukomeze n'ikiganiro cy'abasenyewe n'imvura bazashumbushwa cyangwa bazahabwa impozamarira niko babyita buriya. Reka rero tugaruke nanone mu karere ka Karongi. Mu karere ka Karongi twahavuye, reka twikoze mu karere ka Nyaruguru, ubwo abantu batuye munsi ya kiliziya aho bita Ikibeho, imvura naho yaguye igasenya inzu ebyiri, harimo umuryango w'abana batatu, umugore n'umugabo. Abangaba bakaba barahise bajya gucumbikirwa mu kagari. Mpaye nka Yesu w'i Nazareti. Iyi mvura nawe yakomerekeje nta n'uwo yishe, gusa bamwe bagaragaza imbogamizi bahuye nazo ubwo imvura yasakambuye amabati. Ariko abantu bagiye bazirika ibikwa bakabikomeza ko imvura ikomeje gusakambura. Noneho irangije aba baturage baratatana bava mu byo bari barimo berekeza ku kagari. Ubu ngubu bakaba bacumbikiwe ku kagari, ariko izi nzu zikaba zatangiwe gusana. Abaturage mu masaha ashyira saa munani bakaba batangiye cyangwa bakaba bari busubire mu nzu zabo. Urakoze cyane, wakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Urakoze cyane, Imana ikurinde. Wakoze subscribe, uri w'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, abanzi ntibangereranya. Ndetse hari abantu benshi bakunze gutera comment ku biganiro bya Kidasamura TV Rwanda, yongera kubabwira ngo bonne chance, mukomeze mutere komanteri. Buriya bajya bavuga ngo icyo uzaba cyo urakigendana, cyangwa icyo uzaba cyo buriya Imana iba yarakigennye cyangwa iba yaracyanditse. Bivuze ngo rero abantu baguca intege nukabareba ahubwo wowe ukora cyane. Umuntu naguca intege uzamenye yuko ari kuguhereza motivation. Ako nakabanga nkwibiye, abenshi utera imbere bikabarya, utera imbere bikabacanga. Bivuze ngo abantu bose ntabwo ariko bakwifuriza iterambere, haba harimo n'abakwifuriza ibibi. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze umugisha.